naje ndwaye umugongo bwa mbere, akimbona ati wowe urwaye umugongo. Nagiye ni Kanombe biranga, Imana irambwiye ngo igifu cyawe cyamaze kwangirika. Kimaze kwangirika, hari imiyoboro ituma umuntu ajya muri toilette. Iyo miyoboro abadayimoni bamaze kuyifunga yarazibye, niko Imana imbwiye uyu mwanya ugiye gutaha ukize. Kwa kane nari ndaha ngaha, iyi shati ntabwo nayifungaga, arambwira ati urwaye igifu. Nari narabyimbye inda, kwituma ntituma, ari igifu. Ariko akimara kumbwira ati urwaye igifu kandi urakira, urabona ko ishati nyifunga. Ntabwo nafungaga iyi shati rwose. Hano hari Imana ivuga koko.